mana nyigisha kuba ari iminsi yanjye izabipfa gusa uwicisha bugufi kandi akubaha Uwiteka ingororano ye n'ubukire icyubahiro ndetse n'ubugingo ngo abe muri groupe twagiriye imbabazi ngo abe umuhanzi aririmbe za ndirimbo mu gihe cye barabavandimwe babiri nibo twari tuzi twayikubiye hamwe rero reka bayituzamurire muyumve muri budufashe muratwemerera tuze kuririmba n'iyi foto yo tuyifite yewe ntwari kora amaboko y'abakene ukaba umuvugizi w'abatabungura akanwa ukaba amaso y'abatabona ndetse ukaba amaguru y'abamugaye ukaba umwishingizi w'indushyi tubaye abandi ese tubaye abandi wowe rurema abaduhanze ukaba ufite umwuka wacu mu biganza uwo
waremye ukaba umwisubije ngaho mwakire mu biganza kuko wavuze uti hahirwa abapfa bapfira muri wowe umukatiye baruhuke imiruho n'imihati yabo imirimo yabo igenda ibaherekeje imirimo yabo igenda ibaherekeje gukorera abantu neza bigende bibaherekeje kugaburira abashonje bigende bibaherekeje Igitabo cya mbere cya Yosuwa, munyihanganire dusome ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 9. Aya magambo ni amagambo yumvishe ari magari cyane kandi ajemo vuba. Aranditse ngo Imana itoranya Yosuwa bazungure Mose. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yaramaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani mujye mu gihugu mbahaye mwega wa Isirayeli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri uriya mu sozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Eufurate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba nibwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza banyu. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Uzateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Murongo waho 8. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitegeka ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko kurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sinjye ubigutegetse. Nuko komera ushikame
ntutinye, ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Dusome Ibyahishuriwe 14 murongo wa 13. Ibyahishuriwe Yohana igice 14 murongo wa 13. No murongo wonyine handitse amagambo avuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa abapfapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo, uko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje ibakurikiye. Imana ishimwe. Njaha ngaha mvuye hari Kigali aho twasezeragaho mwene data Theogene Nzahuke. Imitima yanyu n'ibyakire, ni muruhuke mukomere, ariko Donatwe yaratashye. Ibyo yagombaga gukora yarabikoze. Bibiliya rero yavuze neza, ibwira Imana irahama, ibwira Mose, ibwira Yesu, iramubwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none haguruka ujyane Abayisiraheli mu gihugu nababwiye. Abantu bajya bapfa ariko imigambi y'Imana ntipfa. Abantu bajya bapfa ariko iby'Imana yasezeranyije bigumaho. Abantu bajya bashira, bajya bimuka, bajya babura, ariko iby'Imana yagambiriye ntabwo bijya bibura gusohora. Kandi iyo Imana yatoranije umukozi imushyiraho mu gihe cye, agakora ibyo mu gihe cye. Imana yatoranije Donati ngo abe muri groupe twagirira imbabazi, ngo abe umuhanzi aririmbe za ndirimbo mu gihe cye. Abandi rero nagira ngo mbabwire ngo mwebwe musigaye, twebwe dusigaye, iby'Imana yavuze tugomba kuzabisohoza. Bibiliya ivuga ngo imigambi ni y'abazima, imigambi ni y'abazima. Twe tukiriho nitwe tuzasohoza imigambi Uwiteka Imana ashaka ko iba. Niba ari urusengero Imana yahanuye iciye muri Donati, niba ari urubyutse Imana yavuze iciye muri Donati, Donati ntakiri, ariko iby'Imana yavuze bizasohoza. Ahubwo wowe wumvisha aya magambo, nagira ngo Imana igusure muri uyu mwanya, umwuka w'Imana gusobanurire, umenye neza icyo umwami Imana gushakaho wo kwinangira umutima. Abasengaga mwongere musenge cyane, abazaga mu cyumba cyo kuwa mbere cyo kuwa kabiri mwongere muze cyane, kuko iby'Imana yakoresheje Donati niba ari uko icyumba kibaho byari ibyo ngibyo, ariko ibyo kugira ngo gikomere, ibyo gutera intambwe kikagera ahandi hantu, ibyo kwaguka no kubaka urusengero, ntabwo Donati ari ibye. Cyaba ari ibyawe muri twagira ibibazo tugikoramo kugira ngo ubwo ngubwo wenda niba Donati abikoraga ntabwo hagomba kuboneka icyuho Donati adahari. Niba Donati yahanuraga ubu haravuka abandi bahanuzi. Haleluya. Niba yari umuhanzi nabonye havutse abandi bahahemye n'indirimbo ye. Niba yari umunyayekwa w'umuvizioneri, abandi namwe mugiye kongera mwerekwe. Ariko umurimo Imana yatangije no kuyegwa. Imana yabwiye Mose, yabwiye Yosuwa ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none haguruka
Mukristo wa Ruhurura haguruka, mudiyakoni haguruka, munyamasengesho haguruka, munyemano haguruka. Donati ntakiriho. Niba yavoma ntagazongera kuvoma, ariko wowe ubasha kwikorera ikibito cyakuvugitse. Niba yahinga ntagazongera kuguhinga, ariko wowe ufite imbaraga zo guhinga. Niba yaririmbaga yacurangaga ntagazongera gucuranga, ariko se ubu gucuranga birangiye. Wowe ufite impano yo gucuranga, wowe ufite impano yo kuririmba, ugira wongere uririmbe. Umugaragu wanjye Donati yaratashye ntajyane. Aya ni amagambo mbwira ababanye nawe, abasenganye nawe, abaririmbanye nawe, ariko mumenye ko umurimo w'Imana hari kandi ukomeje. Imana yamubwira ngo ibyo navuganye na Mose umugaragu wanjye nzabisohoresha nciye muri wowe, kandi igihugu nabemereye dore ngaho gihera. Ku murongo waho wa 4, uhereye mu butayu no kuri uriya musozi wa Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Ya masezerano yose, cya bindi byose Imana yababwiye, ya bindi ndaje nza, ntago byavuye, birakomeje. Hallelujah. Hallelujah. Muri ngeri y'ibintu umuntu maze iminsi mfasha yaravuze ngo Yesu databuja nzamukorera ntaco unurukunda mfite maze imirimo yo mwisajya niyirangiza haza mpamaga ugazaza arahandi yavuze ngo nzamara inonzi zere kuri iyi si, ngo umugezi witwa urupfu nyambutse, aravuga ngo mwe ngo nanjye nzamara sinzaba. Hallelujah. Ubwo nzamara imirimo ngo nsezereye kuri iyi si. Donati yarapfuye. Yabana babeshe ngo yitabye Imana. Kwitaba Imana yitabye aza hano Ruhurura atangira icyumba cy'amasengesho, nibwo yayitabye akiyumva. Nabo tujyana Nyamabuye, abo tujyana Rusororo, abo tujyana Kabishito, abo tujyana ahandi, nge na Seruhire Leonard twakora n'uyu mwari tora tugenda n'uyu mukobwa n'uwacu Bugungu. Tujya tugenda gushingura abantu Kabishito, Nyamabuye hafi ya stade handi nihe. N'ahandi hafi yo kwa Bagasongo nihe handi hirya. Turashibari. None uruza aho ngaho bose haramari, abo tujyana yo ntago baba yitabye, baba bapfuye. Ariko ubu ngubu ngewe njyamamye ko nitabye Imana kubera iki? Ngewe nari w'Ikigali i Remera hafi ya stade, ariko Imana impamagaye igicumbi, narayitabye roza kwikorera igicumbi, kandi ninambwira ku Gicyango ikambwira no kujya no muri Sudani muri ko nzajyayo, kuko nabonye yuko kwita kuvuga ngo nitabye Imana ngewe ntacyumva, nayitaba nyiyumva ikama magana matu. Rero niyo mushaka gukorera Imana, Donati yapfuye nega mwitaba Imana mukiribaze. Abari ahangaha mwese ushaka kwitaba Imana ayitaba akiri muzima, ushaka gufungurira umuntu amufungurire, yitaba Imana mu kugira neza, ushaka gukora neza no gukiza umupfakazi amukira yitaba Imana. Haleluya. Akora imirimo myiza, ariko nitumara imirimo ngo dusezere kuri iyi si, twambutse umuyobozi w'urupfu, tuzahembwa neza. Arakomeza aramubwira ngo uko nabanaga na Mose
haleluya. Uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, ngo kandi nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere. Mana aramubwira ngo witinya, ntukuke umutima, komera. Ndashaka kubabwira ngo mwitinya, mwikuke umutima, nimukomere. More.
agaciro gakomeye cyane. Haleluya. Umukunzi wa Kristo rero yatase ntabwo ari umwanya wo kurira, ahubwo ni umwanya wo kwishima ko mwene data twakoranye umurimo w'Imana atabarutse nta mavumbi nta myotsi imunukaho. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero dukwiye kubinezererwa kuko hari benshi bapfa barakoreye Imana ariko bagasoza nabi bakarimbuka, ariko Imana ishimwe ko Donati Imana yamwakiriye. Haleluya. Aksida yakoze uretse gatoya, aksida yakoze yayikoranye n'abandi bantu, yari yerekeje Pastor Theogene Nyamwara, byumvishe no mu buhamya hariho n'abandi bavuga butumwa bari baje gusura Pastor Theogene inzahuke bavuye muri Amerika agiye kubafata mu Buganda. Barimo bataha rero ikimodoka kirabakandagira barataha, ariko turashimira Imana ko Kristo yabakiriye. Ntabwo dufite isoni, ntabwo dufite ipfunwe byo kuririmba mu gitaramo cyo kwizihiza ubuzima bwabo, mu gitaramo cyo kubaherekeza. Reka rero tugiye kuririmba akaririmbo kavuga ngo ubuzima ni nk'ubwo nabyo burarabya ejo bukuma. Murakoze cyane. Kugira ngo umutima
ushimishijwe nabyo yewe wa musore we ishimira ubusore bwawe nawe wa mukobwa we ushimira ubukumbi bwawe ariko nyuma y'ibyo byose umenye ko hari urubanza urugendo ni inzira birasaba kwiyemeza
mama Nawone. Umumama ufite abana 7, abakobwa 4 n'abahungu 3. Ubwo ndi gutanga ubuhamya bwa Donati akigera inaha ava mu mujyi wa Kigali, aza Imana imwohereje gukorera umurimo inaha muri aka gace kacu ka Yaramba. Ubwo ngiye gutangira uburyo twatangiye dusengana. Ubwo twatangiye dusengana muri gurupe twagira imbabazi. Ntabwo twagize twagira imbabazi, twatangiranye turi kuyifonda kubera ko twatangiye turi imiryango 2 n'abasore 2 ari Donati na Jado n'urugo rwa Habimana Theoneste n'urugo rwa Habanabakize Thomas. Twatangiye gutyo turi iyo miryango. Ubwo abo bahungu baradufasha tuzamuka Imana tugera ko igiye kutwagura, tugenda tuzamuka buhoro buhoro kugeza ubwo twageze tungana gutya. Ubwo rero ikintu mvuga kuri Donati, twamuhugiyeho nka gurupe. Ikintu yakundaga cyane mu buzima kwari ukuzana abantu kuri Yesu. Ni nacyo yadutozaga avuga ati abantu bihana ibyaha bakizwe niwo musaruro, nizo ngororano muzabona mu bintu byose muzakora. Ubwo ibyo bidufashijemo natwe tugira imbaraga kuko twabonaga twigunze turi mu bihe bibi, nuko dufatanya muri ubwo buryo bwo kuzana abantu kwa Yesu. Hari abagiye bakizwa bavuye muri gurupe, hari abagiye bakomera mbese nk'abagiye bagwa bakabyuka kubera twebwe abidufashijemo. Ikindi kintu nibukira kuri Donati, yagiye adufasha kubaka ingo zacu, atwigisha uburyo dukwiye kubana mu mahoro, uko dukwiye kurera abana tubatoza ikinyabupfura, uko dukwiye kubaha abantu tubana nabo, ari mu itorero, ari mu ngo. Abo bose yagiye atugira inama, atwigisha uburyo dukwiye kugenda. Ikindi kintu nibukira kuri Donati ni uko yagiye adusunika mu buryo bw'umwuka cyane cyane, atwereka yuko ikintu dukwiye gukora ari ugukizwa tugakiranuka, tudakwiye kuba abanyamasengesho bo ku rurimi gusa, ahubwo dukwiye kugira n'ibikorwa biranga umunyamasengesho. Umunyamasengesho akwiye gukizwa, umunyamasengesho akwiye kwera imbuto kandi akabitugaragariza. Yadufashaga gufasha imfubyi, gufasha abakene. Hari umushinga twagiraga, umuntu wabyaye twajyaga kumuhemba, umuntu wagize ibyago twajyaga kumuyagira. Abidufashijemo niwe wagendaga duteza intambwe aduseka. Ikindi kintu rero namwibukiragaho muri gurupe ni uko yadutozaga akavuga ati niba muri abanyamasengesho ntabwo mukwiye kuba ibirara, akavuga ati mugomba kuba imbere mu itorero. Buri muntu aho asengera ntabe ikigande, ahubwo akaba umunyamasengesho wera imbuto. Ibyo byose yagiye abitubwira. Ikindi rero mu bintu yagiye akora byagendaga bintangaza bituma ngira imbaraga nyinshi zo kwegera Imana, ni uko yatubwiraga ati niba uri umunyamasengesho jya umenya ko ugomba kubaha umuntu mu cyubahiro cye. Niba umuntu ari umuyobozi, niba atari umuyobozi, muri muntu wese ujya umuha agaciro. Ibyo yagendaga abitwishyiramo, ni ukuri tukabifata. Ubwo rero mu gihe cyegereje cyo gutaha kwe, kubera ko twasaga naho dukundana, ni visi perezida we, nta kintu yajyaga akora atambwiye. Yari afite gahunda yo gusenga, agasenga. Niryo jambo ryamubagamo ati mama Nawome, ikintu nshaka ko dusenga. Akambwira ati noneho ko turi gutegura cya giterane cy'iminsi 7, twebwe njye nawe tugomba gusengaho mbere nk'iminsi 3, ariko tukazagira dufite amavuta. Ibyo nabyo mbimwibukiraho, nkavuga nti Imana yaramucyuye kuko yari afite umuhati cyane wo gukora umurimo w'Imana. Ikindi kintu rero tumwibukiraho, ejo bundi ku wa mbere dutangira ukwezi kwa 6, yarahanuye aravuga ati umugeni aratashye, ati kandi uwo mugeni agiye kuriza abantu benshi. Niyo muzarira, niyo muzagira ubuhe,
ntabwo muzamugarura kuko uwo mugeni Imana iramujyanye. Ubwo rero yaravuze ati ariko reka dusenge. Yasenze amasengesho amagambo atatu, aravuga ati uyu muntu ugiye gutaha umwakire mu bawe kandi umweze. Bigenda gutyo rero. Ikindi kintu mwibukira agiye kujya mu Bugande, yarambwira ati mama na mama nubwo ngiye ntabwo ahantu tugiye mpazi, udusengere. Twari twicaranye mu gikari aho nkorera, arangije agera hagati muri kontwari, arongera arambwira ati ndagiye unsengere ahantu ngiye ntabwo mpazi. Ageze hanze nabwo arongera ambwira iryo jambo. Ndatekereza nti uyu muntu ko ari kugenda gutya mubuze, ariko nkavuga ni kubera ko Theobwizi ko bakundanaga cyane, ubuhamya bwabo mbuziho, ndavuga ni ntabwo yatuma agenda wenyine, nuko nanga kumubuza. Ariko yagiye mbona hari ikintu kiri muri we, kuko n'ijambo yatubwiye nanone turi gusenga, ariko wa gatatu yaratubwiye ati njyewe icyo nzi ni uko kuri 30 ibyanjye bizaba byasobanutse. Murakoze cyane. Nitwa Pasiteri Semuntu Jean Claude, aho mvuka ni mu Kisaro, hanyuma nkorera umurimo w'Imana muri Paruwasi ya Kinihira ku itorero rya Mbuye. Donati twamenyanye nkiba Kisaro, nkorera Kisaro umurimo w'Imana, ndamutumira mbona ni umuntu mwiza uzi kwigisha ijambo ry'Imana ndetse anahanura. Twagiye dukomeza gukorana aho nimutse akansura. Impamvu mpagaze aha ntanga ubuhamya, nagira ngo mbutange ukuntu ninjiye muri iyi gurupe. Iyi gurupe nayigiyemo umunsi naje gusengera kwa mama Gihozo kandi kwa papa Gihozo, duhurirayo tugirana ibihe byiza. Hari muri Covid, turasenga tujya ku musozi, twarajyanaga, hanyuma tukarara ijoro. Nibuka imvura yatunyagiye turi kumwe ku musozi, turataha tugira gurupe nziza, numva ndayikunze kubera Donati. Igihe cyarageze tukajya tuganira, nkambwira rero ndi muri iyi gurupe, ariko ujya wibuka ko ndi umupasiteri, upfa kujya mu kinani biragoye. Reka turebe ko Covid irangira, hanyuma tuzarebe ko twazajya mu rusengero. Covid koko yaragabanutse, dusengana. Nza guhamagara umuntu witwa Munyabarenzi Pasiteri wayoboraga hano, ndamubwira dufite gurupe kandi twifuza ko twajya dukorera umurimo w'Imana ku rusengero, watwemerera? Nanjye nari ndi muri Paruwasi ya Rusasa, ngirirwa umugisha ko namubwiye Donati ibyo namubwiraga. Rero namubonye nk'umukristo mwiza, naramubwiye rero reka tubigenze gutya, tujye ku rusengero, tuve mu rugo. Ntabwo byemeye, arabyiyemerera, araza dutangira gusengera ahangaha. Mu bintu namubonyeho byinshi, yarumvaga. Dufite abantu tujya tuyobora ntibumve, ariko Donati yari umuntu wumva. Yaba ubuyobozi yarabwumvaga. Nahamya ko na pasiteri wamuyoboye ndetse wamuyoboraga kugeza uyu munsi, ubwo yavaga mu mubiri nawe yaramwumviraga. Bajyaga inama bakaganira, nanjye twagiye inama turaganira, mubwira ko iyi gurupe izaba gurupe nini, hanyuma abantu benshi bagakizwa. Icyo gihe rero yari agikorera umurimo w'Imana n'i Kigali, akageza gake gake. Ndabwira ariko wakwimutse ukaza ugakorera umurimo w'Imana inaha. Hari igihe namubwiye nkurikije uko nabonaga ububyutse bumeze, nashatse kumutwara ngo mujyane ku itorero mugire umukristo wanjye, hanyuma nanjye ajya nshakira abantu baze gusenga nk'uko hano Ruhurura bazaga. Arambwira ati rero byarangiye Pasiteri, reka ngume hariya ntacyo bitwaye. Twakomeje kugirana amakuru, nimukira muri Paruwasi ya Kinihira, amakuru ye nyabona ari meza. Donati nongere mbabwire ngo yari umukristo mwiza. Ikindi, yari umuhanuzi uhanura. Mu bintu yampanuriye birenze nka 5 byarasohoye. Namwumvagamo umuntu wese rero wabaga ari inshuti yanjye, najyaga muhamagara mbwira nti ngwino Kisaro, ariko nawe naririmbagamo, nkabwira perezida wawe nkwemereye ko utumira umuntu witwa Donati. Ni umuntu w'inyangamugayo, ni umuntu mwiza. Hari abantu tuzi bananiranye baza
bari abahanuzi ariko bitwara nabi batagira imbuto, ariko Donati yera nk'imbuto. Nagira ngo dusozereze aha ngaha mbabwira ngo Donati duhombye umuntu w'ingirakamaro watugiriye umumaro hano Ruhurura ndetse n'ahandi mu matorero menshi. Twari dufitanye gahunda yo kumutumira kaza mu giterane. Nibuka umunsi nahamagaraga Theogene mujyana mu Rukozo, Donati yari buze bakazana kuko bari inshuti cyane, aho umwe bagari niho bashakiraga undi. Theogene rero nawe aragiye. Duhombye abagabo bakomeye b'inyangamugayo. Murabizi ko yaje hano, ibyo yadukoreye murabizi. Ubukwe twatahanye bwa Jean Dodier, ubwitange aza n'imodoka ye, abantu yububakiye Ramba, Donati niwe waduhaye niwe waduhaye Theogene. Kugira ngo umenye Theogene ni Donati wari umuzanye. Hari abantu benshi yagiye atuzanira b'inshuti zitandukanye, ariko duhombye umuntu w'inyangamugayo, duhombye umukristo, ariko nta kundi Imana yamukunze kuturusha. Imana imwakire mu bayo.